ibyo ni byiza ariko nshaka ko mukora ibirushijeho. ndavuze ngo Imana ishimwe. ndanezerewe cyane kubabona turi kumwe uyu mwanya kugira ngo dufatanyirize hamwe kwiga Bibiliya. ndasenze saba kugira ngo kwiga kwacu kubere buri wese umugisha mu izina rya Yesu. Data, turagushimira ku bw'izinyigisho zacu zo muri uyu mwanya. turagushimira kubwo abantu bawe bahora bafite inzara n'inyota, arabizerwa. Icyo ari cyo cyose tuba turi kumwe kugira ngo ubashe kuvugana n'imitima yacu. ndasenze saba kugira ngo uyu mwanya uvugishe umutima buri wese mu izina rya Yesu. kandi nsaba kugira ngo abantu n'imbaraga zo kugira ngo tujye dushyira ijambo rya mu bikorwa. ubihe buri wese uyu mwanya mu izina rya Yesu. nsaba kugira ngo Mana, aho kugira n'umwe uza gutaha imbokoboko, ubumenyi bwacu ongera, imyumvire uyongere, kwizera ukongere, kandi udufashe kugira ngo duhagarare dushikamye ku rutare rutanyeganyega mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye ko tuzi ko wasubije. dusenze mu izina rya Yesu. tuje mu cyigisho cyacu cyo muri uyu mwanya, tuje muri Mariko igice cya kabiri. Mariko igice cya kabiri, aho ngiye gusoma ku murongo wa 18. Mariko 2:18. icyo gihe abigishwa ba Yohana n'abafarisayo biyirizaga ubusa, nuko baraza baramubaza bati, niki gituma abigishwa ba Yohana n'abigishwa b'abafarisayo biyiriza ubusa, nyamara abigishwa bawe ntibiyirize ubusa? uyu mwanya isomo tugiye kureba ni isomo ry'ingirakamaro ry'ingenzi. isomo tugiye kureba ni rivuga ngo imyumvire ikwiye cyangwa nyakuri yo kwiyiriza ubusa mu isezerano rya kera. imyumvire ikwiye kumva neza, gusobanukirwa neza kwiyiriza ubusa mu isezerano rishya. kwiyiriza ubusa byamye bikorwa mu gihe uhere mu isezerano rya kera. abigishwa ba Yohana biyirizaga ubusa, bafataga ibihe bakiyiriza ubusa. nubwo Yohana atakoze igitangaza, yigisha abigishwa be uburyo bwo gusenga. ikindi kandi yanabigishije n'uburyo bwo kwiyiriza ubusa. nta hantu dusoma yuko ukwiyiriza ubusa kwabo kwigeze kugira umusaruro wari ufite imbaraga, ahubwo babikoraga nk'uko byari ibintu bimenyerewe mu isezerano rya kera. byumvikana n'abafarisayo ndetse n'abayoboke babo nabo biyirizaga ubusa, bafataga ibihe bakiyiriza ubusa, ariko ibyabo byari mugenzo n'imihango gusa. byari ibintu biteraga imbuto, ikindi bitakururaga ubusabane n'Imana. abigishwa ba Kristo barabibonye muri uko kwiriza ubusa. mu by'ukuri bituma babaza ikibazo. rero bisa naho habaye ubwibone, bati twebwe abigishwa ba Yohana biyiriza ubusa n'abafarisayo biyiriza ubusa, ariko Yesu, abigishwa bawe ntabwo biyiriza ubusa. ntabwo twigeze tubabona yuko biyiriza ubusa. abigishwa ba Kristo bari bafite agakiza, ariko bari batarakora amasengesho yo kwiyiriza ubusa. ikindi bakoze ibimenyetso n'ibitangaza nubwo batari bakayiriza ubusa. kandi Yesu yohereje 70 ababwira yuko bakwiriye kwishima kubera yuko amazina yabo yanditswe mu ijuru. abigishwa b'abafarisayo nta buhamya bari bafite, ariko baje kuri Yesu baramubwira bati, ibi ni ibiki? kuki twebwe twiyiriza ubusa n'abayigishwa ba Yohana bakiriza ubusa, ariko abigishwa bawe bakaba batiyiriza ubusa na busa? nicyo kibazo cyatumye Kristo ahishura byinshi kuri iri somo rijyanye no kwiyiriza ubusa. twongere turebe Mariko igice cya kabiri umurongo wa 18. Mariko igice cya kabiri umurongo wa 18. Bibiliya iravuga ngo icyo gihe abigishwa ba Yohana n'abafarisayo birizaga ubusa, nuko baraza baramubaza bati, niki gituma abigishwa ba Yohana n'abigishwa b'abafarisayo biriza ubusa, nyamara abigishwa bawe ntibiyirize ubusa?
19. Yesu arabasubiza ati, mbese abasangwa bakwiriza ubusa bakiri kumwe n'umukwe? Bakiri kumwe nawe ntibakwiyiriza ubusa. Bakiri kumwe nawe, igihe bakiri kumwe nawe ntibashobora kwiyiriza ubusa. Ariko umurongo wa 20, reba uko Yesu yavuze, yasubije, ariko iminsi izaza ubwo umukwe azabavanwamo nibwo bazahera ko babone kwiyiriza ubusa. Urabona ibyo Yesu yavugaga, yuko igihe yari ari kumwe nabo abereka, ababwiriza ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, ibitangaza by'ubwami bw'Imana ndetse n'ibitangaza by'ubwami bw'Imana, akaba yarakoraga ibyo bitangaza byose, ndetse n'ibyo bari bakeneye byose mu buzima bwabo yarabikemuraga, ndetse no mu buzima bw'abandi yarabikemuraga. Aravuga ati, igihe ndi kumwe nabo nk'umukwe ntabwo bashobora kwiyiriza ubusa, ariko igihe kizagera ubwo batazaba bakiri kumwe, bazaba batakiri kumwe n'umukwe, ubwo umukwe ari we Kristo azaba ari mu ijuru. Yesu nibwo yavuze ati, icyo gihe ntazaba ndi kumwe nabo nibwo bazajya biyiriza ubusa. Umurongo wa 21 yagize ati, ntawe udoda ikiremo cy'igitambaro gishya mu mwenda ushaje, yagira atyo icyo kiremo gishya cyaca uwo mwenda umwenge ukarushaho kuba mugari. Uwo mwenge ukarushaho kuba mugari. Ibi ni nk'urugero yabahaga kugira ngo basobanukirwe. Uwo mwambaro wa kera uraho ukaba warameshwe inshuro nyinshi, bitewe n'uko wacitse, bitewe n'uko ukenewe kugira ngo udodwe, none ugafata ikiremo ukakidoda kuri uwo mwambaro. Yaravuze ati, bitewe n'uko uwo mwambaro wa kera ushaje udozweho ikiremo ntacyo byakimarira, kuko n'ubundi bitewe n'uko ushaje uzarushaho gucika. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati, kandi nta wasuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje. Ibyo basukagamo imitobe muri kiriya gihe byabaga ari ibintu badoze mu mpu, babaga badoze mu mpu. Iyo byabaga bishaje basukagamo vino bigaturika bigashwanyuka. Niyo mpamvu yavuze ati, kandi nta usuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje. Uwagira atyo vino yaturitsa iyo mifuka, yaturitse iyo mifuka. Wibuke yuko yari idozwe mu mpu, vino igasandara hasi, imifuka ikononekara. Ahubwo vino y'umutobe isukwa mu mufuka mushya. Vino y'umutobe isukwa mu mufuka mushya. Nguko Yesu yasobanuye avuga aya magambo. Ubwo tugiye kureba iri jambo ry'Imana, hari ibintu bitatu tugiye kwiga muri iri somo. Titire y'ubutumwa iravuga iti, imyumvire ikwiye cyangwa gusobanukirwa neza mu buryo buzima, kwiyiriza ubusa mu isezerano rishya. Hanyuma ibintu bitatu. Icya mbere, kutagira imbaraga ko kwiyiriza ubusa ufite imico ya kera. Abafarisayo baraje, nta mpinduka bari bafite mu buzima bwabo, nta gukiranuka kwemewe imbere y'Imana bari bafite, nta gakiza nyakuri bari bafite, ndetse nta n'isano nyakuri bari bafitanye n'Imana. Bari bagifite ya mico n'imyifatire ya kera, kandi bagakomeza kwiyiriza ubusa. Kutagira imbaraga ko kwiyiriza ubusa ufite imico ya kera. Ingingo ya kabiri, turi burebe ingingo ivuga ngo ibyatanzwe byuzuye ibyaremwe bishya muri Kristo. Abo bakijijwe, abo bana b'Imana bakaba bafitanye ubusabane bwiza na Kristo. Kristo ni umukwe, ikindi akaba ari abana b'Imana, bitewe n'uko Yesu ari mu ijuru ari kumwe natwe mu buryo bw'umwuka, ategura byose, yaduteguyereye byose. Kandi igihe cy'ubukwe bw'umwana w'intama byose bizaba byarateguwe. Ntawe uzajya muri ubwo bukwe agiye kwiriza ubusa. Azatumira abo azaba ari kumwe nabo kugira ngo babashe gusangira ku byateguwe byose. Kabiri, ibyatanzwe byuzuye ko byaremwe bishya muri Kristo. Icya gatatu turi busoreze ku ngingo ivuga ku kwiriza ubusa. Yesu yaravuze ati, igihe kizagera ubwo Kristo azaba yarajyanywe mu ijuru, akaba atakiri hano ku isi ku mubiri, umubiri ku mubiri, yambaye umubiri. Aravuga ati, icyo gihe, igihe Kristo azaba ari mu ijuru, twebwe turi hano ku isi, ati icyo gihe
muziyiriza ubusa. Ingingo ya gatatu turi burebe ingingo ivuga ngo imbaraga zo kwiyiriza ubusa mu gihe cy'isezerano rishya. Yesu mwibuke ko yagiye ku musaraba, aradupfira, arahambwa, arazuka kugira ngo dutsindishirizwe, arazamurwa ajya mu ijuru. Ubu durusa naho dutandukanye, turi ku isi, we ari mu ijuru, ariko ari kumwe natwe mu buryo bw'umwuka. Nibwo yavuze ati icyo gihe muzajya mwiyiriza ubusa. Turebe ingingo ya mbere, kutagira imbaraga ko kwiyiriza ubusa, ufite imico, ufite imyifatire, ufite ingeso za kera. Garuka muri Mariko 2:18 hagira hati icyo gihe abigishwa ba Yohana n'abafarisayo birizaga ubusa, nuko baraza mu bwibone, baraza mu kwikira hejuru, baraza mu bwibone, baramubaza bati niki gituma abigishwa ba Yohana n'abigishwa b'abafarisayo biriza ubusa, nyamara abigishwa bawe ntibiriza ubusa? Tuze muri Luka 5 3:33 Luka 5 umurongo wa 33 Bibiliya iravuga ngo baramubwira bati abigishwa ba Yohana biriza ubusa kenshi. Iri jambo kenshi inshuro nyinshi risobanura impamvu yari ibazanye. Ntabwo byari rimwe gusa, ahubwo bibirizaga inshuro nyinshi zitandukanye. Hanyuma bakomeza babaza kuri umurongo wa 33 bagasenga. Birizaga ubusa kenshi bagasenga. Yohana yabigishije uburyo bwo gusenga no kwiriza ubusa, kandi amasengesho Yohana yari yarabigishije niyo basubiragamo. Ariko nta bitangaza tubona bakoze, nta gukiza indwara abantu tubona bakoze, ndetse nta no kugaragaza imbaraga z'Imana tubona. Ariko bayirizaga ubusa inshuro nyinshi, bakayiriza ubusa kenshi bagasenga. N'abafarisayo nuko naho abawe bararya bakanywa. Urabona ikibazo bari bafite ni nacyo kiriho uyu munsi wa none. Hari abayiriza ubusa ugasanga ntacyo bibamariye, hari abiriza ubusa ugasanga nta musaruro. Ikibazo ni iki gituma abo bantu biyiriza ubusa ariko kandi ntibitanga umusaruro? Tuze muri Yesaya turabona igisubizo. Yesaya 58 umurongo wa 3. Yesaya igice cya 58 umurongo wa 3 hagira hati mbese niki gituma twiyiriza ubusa? Niki gituma twiyiriza ubusa? Ntubyiteho niki? Amasengesho arasengwa, imbaraga ntiziboneka, impinduka ntiboneka. Ariko kandi abafarisayo biyirizaga ubusa inshuro nyinshi, ugasanga nta gisubizo babona gituruka mu ijuru, ndetse ntihaboneke ibimenyetso n'ibitangaza bigendana no kwiriza ubusa kwabo. Ibyo byari ukubera iki? Ni ukubera yuko mu kwiriza ubusa kwabo bari bafite ikinyoma. Icya mbere ni ikinyoma, kubeshya, ukwiriza ubusa ariko kandi ukaba uri umunyabinyoma, uri umubeshyi. Turebe Yeremiya 14 umurongo wa 12. Yeremiya 14 umurongo wa 12. 12 nibiriza ubusa ntago nzumva gutaka kwabo, ndetse nibatamba ibitambo byoswa ntabwo nzabyemera, ahubwo nzabitwikisha inkota ndetse n'inzara, nzabikisha inkota ndetse n'inzara ndetse n'indwara z'ibyorezo. Nuko ndavuga nti Uwiteka we, dore uwo muhanuzi aravuga yuko atazabona inkota ndetse n'inzara, ahubwo nzaguha amahoro muri iki gihugu. Reba umurongo wa 14 hagira hati maze Uwiteka arambwira ati abahanuzi bahanura ibinyoma mu izina ryanjye sinjye wabatumye, kandi sinabategetse haba no kuvugana nabo. Reba icyo iri jambo rivuga, riravuga ngo babahanurira iyerekwa ry'ibinyoma. Iki nicyo kibazo, iyerekwa ry'ibinyoma n'iby'ubupfumu
n'ibitagize umumaro n'uburiganya bwo mu mitima yabo, ubuhanuzi bw'ibinyoma ndetse n'ibitangaza by'ibinyoma n'ibyiringiro by'ibinyoma biringiza abantu bitewe n'ibinyoma mu buzima bw'abantu. Imana nicyo gituma ivuga yuko ku murongo wa 12 ko bo nibiriza ubusa itazumva gutakamba kwabo. Abo bose biriza ubusa bakanasenga, icya mbere ntibasubizwa, nta musaruro bitewe nuko hari ikinyoma. Icya mbere. Icya kabiri ni inarigewe cyangwa se n'abantu bamaramarije kuba inkozi z'ibibi, banamaramarije no kurwanya ijambo ry'Imana. Bene abo bereka ijambo ry'Imana kukwihana ntibazaryemera, ijambo ry'Imana kukwikiranura ntibazaryemera, ijambo ryo gukiranuka ntibazaryemera. Bazavuga bati ngewe ibyo ngibyo simbikozwa, ngewe Imana nzayihinduza kwiriza ubusa kwanjye. Zekariya igice cya 7, Zekariya igice cya 7 umurongo wa 5 haravuga abo bantu bamaramarije gukora ibibi, bariyiriza ubusa ariko ntabwo Imana izumva. Abo ngabo binangira imitima gukora ibyaha, ntabwo nzabumva. Zekariya 7 umurongo wa 5 Bibiliya iravuga ngo bwira abantu bo mu gihugu bose n'abatambyi uti, ubwo mwajyaga mwiyiriza ubusa mukarira mu kwezi kwa 5 n'ukwa 7 muri iyo myaka uko ari 70, ubwo ninjye mwiyiririzaga ubusa. Reba aba bantu babikoraga buri gihe, byari byarabaye akamenyero, ndetse n'iki gihe cy'umwaka bafataga ibihe bakiyiriza ubusa muri iyo myaka yose uko yari 70. Hanyuma ku murongo wa 6 tureba icyo Uwiteka yavuze, kandi iyo murya cyangwa iyo munywa simwe mwirira ubwanyu kandi mukinywera. Reba icyo Uwiteka yavuze, si mwebwe mwirira kandi mukinywera, simwe mwirira kandi mukinywera, simwe mwirira kandi mukinywera. Reba icyo ijambo ry'Imana rivuga. Mbese ibyo si byo Uwiteka yavugiye mu bahanuzi ba kera ubwo i Yerusalemu hari hagituwe hakiri amahoro, n'imidugudu yaho ihakikije n'ikusi niyo mu bibaya ubwo yari ikirimo abantu. Reba umurongo wa 12 uravuga iki? Umurongo wa 12, ndetse binangiye imitima imera nk'ubutare. Binangiye imitima, bari barinangiye mu gukora ibibi bakiyiriza ubusa. Kandi icya mbere mu kwiriza ubusa kwabo bari abanyabinyoma. Icya kabiri nuko bari barinangiriye, bari baramaramarije gukora amabi, gukora amabi, ndetse binangiye imitima emera nk'ubutare ngo batumva amategeko n'amagambo Uwiteka Nyiringabo yatumirishije umwuka we ayavugira mu bahanuzi ba kera. Nicyo cyatumye uburakari bwinshi buturuka ku Uwiteka Nyiringabo. 13 maze kuko yaranguruye bakanga kumva, niko bizaba, bazarangurura nanjye no kumva. Niki abo bafarisayo ndetse n'ababigishwa ba Yohana birizaga ubusa ntibasubizwe kandi ntabonekere ibitangaza. Impamvu yari uko icya mbere hagati yabo hari ibinyoma, kabiri bari baramaramarije gukora amabi mu buzima bwabo. Icya gatatu nuko bari abantu bahora ari intonganya, ari intambara hagati yabo. Birizaga ubusa ariko intambara zuzuye hagati yabo. Yesaya 58, turebe Yesaya 58 umurongo wa 3 turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya umurongo 58 umurongo wa 3. Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana riravuga, Yesaya 58 umurongo wa 3 turabona icyo ijambo ry'Imana rivuga. Riravuga ngo ndetse baraza bati, mbese igituma twiriza ubusa ntubyiteho niki? Niki gituma mwibabaza ukabyirengagiza? Mbiterwa nuko ku munsi wanyu kuriza ubusa muba mwabonye uko mwinezeza ubwanyu mukagirira n'aba bakozi banyu bose. Birizaga ubusa ariko ari abapagani mu buzima bwabo. Birizaga ubusa ari abanyabinyoma, birizaga ubusa ari abanyabicumuro muri bo. Iki nicyo ijambo ry'Imana rivuga, mukagirira n'aba
abakozi banyu, dore icyo mwiyiriza ubusa ni ugutongana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo. Kuri ubu ntimukiyiriza ubusa uko bikwiriye byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Ugira ngo kwiyiriza ubusa shima komeze gutyo. Mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo akubika umutwe nk'umuberanya akisasira ibigunira akaryama mu ivu. Ibyo nibyo wita kwiyiriza ubusa n'umunsi Uwiteka yishimira? Umurongo wa 6, ahubwo kwiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukamenagura, mukarenganura abarengana. Impamvu kwiriza ubusa kw'aba bantu kutagiraga umumaro imbere y'Imana. Mu mico yabo bari abanyabinyoma, mu migenzereze yabo bari abanyabinyoma, mu gusenga kwabo barishushanyaga bakiyoberanya. Si ibyo gusa, nuko bari abantu bamaramarije gukora amabi, nuko batari barahindukiye mu byaha byabo. Nubwo babonaga abahanuzi bakababurira bababwira bati iyi nzira aba ariyo munyuramo, barahakanaga bati ibyo dufite mu mitima yacu twebwe nibyo tuzakora. Icya mbere bari abanyabinyoma, kabiri bari bafite imitima yinangiye, gatatu bari buzuye intonganya muri bo, kane bari abanyabyaha, bari abanyabicumuro. Urabona umuntu ashobora kwiriza ubusa akaba ari ibicumuro bimurimo, hari ibyaha bimurimo, ibintu yakoze binyuranye n'ubushake bw'Imana, binyuranye n'ijambo ry'Imana, ariko agakomeza kuvuga ati cyewe nta kibazo rwose, nubwo ndi umunyabyaha nta kibazo, nubwo ntumvira amategeko y'Imana ariko nta kibazo, nzakomeza kwiriza ubusa, nzasenga hari ikintu kizaba. Mwene da mushiki wa, niba uteye uryo nta kizaba, kuko wiriza ubusa kandi ibyaha bikaba bikuzuyemo. Samweli wa kabiri 11, Samweli wa kabiri 11 umurongo wa 27. Umurongo wa 27 Bibiliya iravuga ngo 27, nuko hanyuma yo kumwemerera Dawidi aramutumira, amushyiriwe, amugira umugore we. Bukeye babyarana umwana w'umuhungu, ariko icyo cyaha Dawidi yakoze icyo cyarakaje Uwiteka. Mwibuke Dawidi yaravuze ati rwose nanditse za zaburi nyinshi, nzasenga kandi nziyiriza ubusa. Ndetse nubwo uyu mwana afite ubu burwayi, uyu mwana ntabwo azapfa, nzamusengera, nzarokora ubuzima bw'uyu mwana kubwo kwiyiriza ubusa. Turebe igice cya 12 umurongo wa 16 hagira hati, turebe iki ijambo ry'Imana rivuga. Dawidi yiriza ubusa imbere y'Imana, nicyo cyatumye Dawidi yingingira uwo mwana ku Mana, yiyiriza ubusa, yihina mu nzu, acura umurambo hasi burinda bucya. Ntabwo yariye, nta nubwo yanyweye. Umurongo wa 17. Abantu bakuru bo mu rugo rwe babibonye barahaguruka, bamuhagarara iruhande ngo bamubyutse ave hasi. Aranga kandi yanga no gusangira nabo. 18 Maze ku munsi wa 7 umwana arapfa. Yayirije ubusa iminsi 7. Nziyiriza ubusa, nzahindura Imana kubwo kwiriza ubusa. Ariko icyaha no gukiranirwa byari mu buzima bwe, bitewe n'icyo gicumuro, n'icyo cyaha yakoze. Imana iravuga iti nanjye ntabwo nzagusubiza. Kwiyiriza ubusa ni byiza, ariko tugomba gutandukana n'ibinyoma. Kwiyiriza ubusa ni byiza, ariko tugomba gutandukanya n'umutima winangiye umaramarije gukora ibibi. Tugomba gutandukanya n'inarigewe mu buzima bwacu. Tugomba kwiyiriza ubusa, ariko tugatandukana n'intonganya no kurwana n'amahane mu buzima bwacu. Tugomba kwiriza ubusa, ariko kandi tukirinda, tugatandukana n'ibyaha mu buzima bwacu. Ikindi tugiye kureba ni ukutihana. Harimo abantu mu buzima bwabo usanga nta kwihana muri bo, bagatekereza ko bazahindura Imana kubwo kwiriza ubusa. Yeremiya 3:6 umurongo wa 6. Yeremiya 3:6 aho tugiye gusoma umurongo wa 6. Yeremiya 3:6
umurongo wa gatandatu. Umurongo wa gatandatu ni iki Bibiliya ivuga? Nuko ari wowe ugenda usome amagambo Uwiteka yavugiye mu kanwa kanjye, akandikwa muri uwo muzingo, uyasomere mu matwi ya rubanda uri mu nzu y'Uwiteka ku munsi wo kwiyiriza ubusa. Imana iti, Yeremiya, genda ubasange, ubereke ijambo ryanjye, ubereke ijambo ryanjye ku munsi wo kwiyiriza ubusa kwabo, ku munsi wo kwiriza ubusa kwabo, kandi uyasomere no mu maso y'Abayuda bose bavuye mu midugudu yabo. Umurongo reka turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Reka turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga, yuko batangaje kwiyiriza ubusa, yuko bagiye gufata ibihe byo kwiyiriza ubusa bari imbere y'Uwiteka Imana, ndetse babyamamaza yuko abantu bose b'i Yerusalemu ndetse n'abaturutse mu midugudu yose y'Ubuyuda bazi Yerusalemu. Kwiyiriza ubusa ni ikintu kimwe, ariko ibaze, wiyiriza ubusa uhagaze ute? Wiyiriza ubusa ufite ubuzima bumeze bute imbere y'Imana? Turebe umurongo wa 21. Umurongo wa 21, kuri uriya munsi bari batangaje wo kwiriza ubusa, ariko kutihana ibyaha byari ibibarimo mu buzima bwabo. Umurongo wa 21 hagira hati, nuko umwami atuma Yehudi kuzana umuzingo, awukura muri icyo cyumba cya Elishama. Mwibuke, uyu wari umunsi wo gusenga no kwiyiriza ubusa, wari umunsi wo gusenga no kwiyiriza ubusa. Elihama w'umwanditsi, maze Yehudi awusomera umwami n'ibikomangoma byose byari bihagaze iruhande rw'umwami, 22. Umwami yari yicaye mu nzu y'itumba, hari mu kwezi kwa 9, hari umuriro wakaga muziko imbere ye. Yehudi amaze gusoma ibisate 3 cyangwa 4, umwami abicisha icyuma, abijugunya mu muriro wo muziko, abigenza atyo kugeza ubwo umuzingo wose washiriye mu muriro wo muziko. 4, kandi ntibyabatera ubwoba, ntibatanyagura n'imyambaro yabo, ari umwami habe n'abagaragu be bumvise ayo magambo yose. Kwiriza ubusa, ariko nta guhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana, nta guhinduka, nta kwihana mu buzima bwabo. Ibi nicyo cyatumye kwiriza ubusa byari impfabusa mu maso y'Imana. Imigani 28 umurongo wa 9. Imigani 28 umurongo wa 9. Imigani 28 umurongo wa 9. Uwisiba amatwi ngatumva amategeko y'Uwiteka, gusenga kwe ni ikizira. Uwisiba amatwi ngatumva ijambo ry'Imana, uko gusenga k'uwo muntu kuzaba ari ikizira. Niyo mpamvu Uwiteka atitaka kukwiriza ubusa kwabo, niyo mpamvu kwiriza ubusa kwabo kutagira umusaruro ndetse kuteraga imbuto. Nuko bari bafite kwiyiriza ubusa, ariko ari abanyabinyoma. Bari bafite kwiyiriza ubusa, ariko muri bo barinangiriye gukora amabi. Bari bafite kwiriza ubusa, hagati yabo huzuye intonganya ndetse n'imirwano. Bari bafite kwiriza ubusa, bafite imitima itihana. Ikindi, bari bafite kwiriza ubusa, ariko muri bo birengagiza gukora ibyiza. Luka 18. Tuze muri Luka igice cya 18 umurongo wa 11. 18 umurongo wa 11. Aba bari abafarisayo biyirizaga inshuro nyinshi. Luka 18 aho tugiye gusoma umurongo wa 11. Umurongo wa 11 hagira hati, umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati, Mana, ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Ati, mu minsi 7 hose niyiriza ubusa 2. Tekereza kuri ibi, mu minsi 7 hose niyiriza ubusa 2, ntanga kimwe mu 10 mu byo nungutse byose. Ariko abo bafarisayo
butayu Yesu yagaragaje ibyabo yuko birengagizaga ibintu by'ingirakamaro, birengagizaga iby'ingenzi mu buzima bwabo. Tuze muri Mateyo 23 ngo urebe ibyo Yesu yabavuzeho. Mateyo 23 umurongo wa 23. Mateyo 2:3 reba ishyano Yesu yabavuzeho. Mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogina anisi na komino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko. Mutanga ibya 10 mukigiriza ubusa kabiri mu cyumweru, ariko murafite kwirengagiza ijambo ryanjye mu buzima bwanyu. Mwirengagije ibintu by'ingirakamaro ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Banze Kristo, banga kwihana, bati nitumushaka, ntabwo ari Mesiya, ntabwo ari we wasizwe amavuta. Abandi bumvise ubutumwa barihana bati uyu ni Kristo, ariko aba ntabwo bamwemeye, ntabwo bamwakiriye. Yesu nibwo yabavuga ati muzabona ishyano mw'abafarisayo mwe na bya bindi, kuko mutakora ko bikwiye. Ibyo mwari mukwiriye kubikora na bya bindi ntimubireke. Ikindi harabiriza ubusa bafite ukutubaha Imana. Abami ba mbere 21, Abami ba mbere 21 umurongo wa 9. Nawe tekereza abantu biyiriza ubusa muri ubu buryo nta hantu tugiye gusoma bafite imico imeze itya. 21 umurongo wa 9. 21 umurongo wa 9 Bibiliya iravuga ngo umurongo wa 9 Bibiliya iravuga ngo yandika muri izo zandiko ngo nimutegeka abantu biyiriza ubusa, muze mushyire Naboti imbere yabo, imbere ye muhashyire abagabo babiri b'ibigoryi, bamushinje bati watutse Imana n'umwami, nuko muhereko mumujyane mujye kumutera amabuye mu mwici. 11. Nawe tekereza 11 nuko abatware bo mu murwa n'ab'imfura n'abanyamarembo babigenza uko Yezebeli yabatumyeho, nkuko yanditse muri izo nzandiko yaboherereje. Bategeka abantu kwiyiriza ubusa, bashyira Naboti imbere yabo, maze abagabo babiri b'ibigoryi benjira bamwicara imbere, barayinjira bamwicara imbere. Abo bagabo b'ibigoryi bashinja Naboti bari imbere y'abantu bati nabonye Naboti yatutse Imana n'umwami, kandi ntago ariko byari biri, baramubeshyeraga. Uwo mwanya baramusomera, bamuvana mu murwa, bamutera amabuye arapfa. Reba uko ibyo bamukoreye, baherako batuma kuri Yezebeli ko Naboti bamuteye amabuye baramwica. 15. Yezebeli yumvise ko Naboti bamuteye amabuye agapfa, abwira Ahabo ati haguruka wende rwa ruzabibu Naboti w'Yezereli yangaga ko mugura ntakiriho yapfuye. Naboti ntakiriho yapfuye. Abantu bari bafite indambi, biyiriza ubusa ariko ari abanyandambi, biyiriza ubusa ariko nta kubaha Imana kubarimo, biyiriza ubusa ariko kuriza ubusa kwabo kwari impfabusa imbere y'Uwiteka Imana ishobora byose. Zaburi ya 36 umurongo wa mbere. Zaburi 3:6 umurongo wa mbere. 3:6 umurongo wa mbere. Bibiliya iravuga, Zaburi ya 36. Reba icyo ijambo ry'Imana rivuga ko umurongo wa mbere. Ubugome bw'umunyabyaha bubwiriza umutima we, nta gutinya Imana kuri mu maso ye. Abo ngabo bose muri uko kwiriza ubusa kwabo, ese Imana yabitwaragaho iki ndetse yabatekerezagaho ite? Zaburi ya 7 umurongo wa 11. Zaburi ya 7 umurongo
wa 11 Bibiliya iravuga ngo Imana n'umucamanza utabera kandi Imana igira umujinya iminsi yose. Imana irakarira umunyabyaha igihe cyose. Niba muri uwo muntu harimo ikinyoma, muri uwo muntu harimo kwinangira no kumaramariza, gukora amabi, inyigisho zose yakwiga ariko agakomeza kwiriza ubusa, muri we yuzuye intonganya, yuzuye amahane, yuzuye kutihana, yuzuye kwirengagiza ijambo ry'Imana, yuzuye kutagira gutinya Imana, uwo nguwo abari mu burakari ndetse no mu mujinya w'Imana. Ashobora kwiriza ubusa avuga ko azahinduza buri kimwe cyose kubwo kwiriza ubusa. Ntabwo ushobora guhindura buri kimwe cyose kubwo kwiriza ubusa niba uri umunyabyaha, kuko turabwirwa Imigani 21, Imigani 21 umurongo 27, Imigani 21 umurongo wa 20. Ibitambo by'umupfapfa ni ikizira kuwiteka, ni ikizira kuwiteka. Noneho tekereza igihe akizananye agitambaje umutima wo gukora ibyaha. Igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira, igitambo ituro ry'umunyabyaha ni ikizira, impano y'umunyabyaha ni ikizira. Noneho tekereza igihe abizananye umutima w'ubugome muri we. Tugaruke muri Mariko igice cya 2, Mariko igice cya 2 umurongo wa 18. Mariko igice cya 2 umurongo wa 18. Icyo gihe abigishwa ba Yohana n'abafarisayo birizaga ubusa, nuko baraza baramubaza bati niki gituma abigishwa ba Yohana ndetse n'abigishwa b'abafarisayo biriza ubusa ariko abawe bakabatiriza ubusa? Yesu arabasubiza ati, mbese abasangwa bakwiriza ubusa bakiri kumwe n'umukwe? Ati iki ni igihe cyo kwishima, ni igihe cyo kwakira ibyo Kristo azatanga byose. Yari ahari azura abapfuye, akiza abarwayi, ndetse ari no gukora ibitangaza byo gutubura ibiryo. Imbaga y'abantu nyamwinshi bari kurya ari gukora ibitangaza bidasanzwe. Yaje yuzuye imigisha. Ikindi yaraje ari umukwe uri kumwe n'abigishwa be. Ati igihe ntiri kumwe nabo umubiri ku mubiri ntabwo baziyiriza ubusa. Igihe bakiri kumwe ntibakwiriye kwiyiriza ubusa. Icyo rero nicyo gitumye tujya ku ngingo ya 2, aho tugiye kureba ibyatanzwe byuzuye ku byaremwe bishya muri Kristo. Turebe rero uvugwa hano, turebe Yohana igice cya 3 umurongo wa 28. Yohana 3 umurongo wa 28. Aravuga ati, hano ni Yohana wari uvuga ati, namwe muri abagabo bo kumbera abahamya, navuze yuko ntari Kristo ahubwo natumwe kumubanziriza. Umurongo wa 29. Kristo aravuga ati, usangwa niwe mukwe, ariko uhagaze yumva amwumva yinezerewe kandi yishimye bitewe n'ijwi ry'umukwe. Aravuga ati, uyu niwo munezero wanjye, ibi nibyo byishimo byanjye biruzuye. Kuko yavugaga Kristo, kuko Kristo niwe wari umukwe. Kandi igihe yavugaga ati, igihe Kristo akiri kumwe n'abigishwa be ntabwo bakwiriza ubusa. Kubera iki? Kubera yuko yazanywe no kubaha ibyuzuye. Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo guhinduka abana b'Imana, ndetse abizeye izina rye. Aba n'abigishwa bizeye izina rye. Umurongo wa 14. Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Turebe ku murongo wa 16. Kandi bimwuzuye akaba ari byo twahawe twese n'ubuntu bukurukira ubundi. Ibyatanzwe byuzuye mu gihe umukwe yari akiri kumwe n'abigishwa be. Yohana igice cya 7, Yohana igice cya 7 umurongo wa 37.
umurongo wa 37 Bibiliya iravuga iti nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru iki gihe cyari igihe cy'umunezero n'ibyishimo ari we munsi uruta iyindi Yesu ahagarara aravuga ati umuntu nagira inyota aze aho ndi anywe ati igihe nkiri kumwe nabo ntabwo baziriza ubusa keretse igihe ntazaba nkiri kumwe nabo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivugwa Yohana 10 umurongo wa 10 haravuga ngo umujura ntasanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Iki ni igihe cyo kubona byinshi, cyo guhabwa byinshi, cyo guhabwa ibyuzuye. Igihe umukwe yari akiri kumwe nabo. Ngibyo ibyo Yesu yabwiye abantu ati twiyiriza ubusa. Niki gituma abigishwa bawe batiyiriza ubusa? Avuga ati nukubera ko umukwe akiri kumwe nabo kandi yasabwe no kugira ngo abahe ibyuzuye. Mureke turebe 15 ngiye gusoma umurongo wa 11 aho ngiye gusoma umurongo wa 11 yaravuze ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Yazanye ibyuzuye, niyo mpamvu bashoboye kumukoraho, niyo mpamvu bashoboye kumuvugisha, niyo mpamvu bashoboye kuvuga bati databuja turapfuye. Hanyuma arabyuka ahita akacyaha, inyanja iratuza kubera ko cyari igihe cyo guhabwa ibyuzuye. Yohana 16 umurongo wa 24, 16 umurongo wa 24. Bibiliya iravuga ngo kugeza nanone ntacyo mwasabye mu izina ryanjye musabe muzahabwa ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Bigaragara ko uyu mwanya umunezero wawe ugiye kuzura. Navuze ngo uyu mwanya umunezero wawe ugiye kuzura. Tuze mu Befeso 3 ibyuzuye ukuzura Imana mu buzima bwacu bitewe n'isano dufitanye n'umukwe, bitewe n'isano dufitanye n'umwana w'Imana. Uwo wavuze ati sinzabasiga sinzabahana ndi kumwe namwe iminsi yose, bitewe nuko ari kumwe natwe twakira duhabwa ibihagije. Abefeso 3:17 kugira ngo Kristo abe mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo igihe mumaze gushimangirwa mu rukundo mubashe gusobanukirwa hamwe n'abera bose uburebure, ubugari, uburebure bw'igihagararo ndetse no kumenya iby'urukundo rwa Kristo rurenze uko umuntu yamenya. Uzarumenya, uzarugira. Ikindi ugiye kuruhabwa mu izina rya Yesu. Ikindi kandi no kugira ngo mwuzure ukuzura kose kw'Imana. Urabona ibyo ngo kugira ngo mwuzure ukuzura kose kw'Imana. Nuko rero ibasha gukora ibiruta ndetse n'ibyo twibwira byose, ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nkuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Icyubahiro kibe icyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Hanyuma ubwoko bw'Imana buvuge amen. Abakolosayi ibyuzuye, uguhabwa ibyuzuye, igihe uje kuri Kristo agufitiye ibyuzuye. Abakolosayi 2 umurongo wa 9 kandi muri we nimwe harimo kuzura k'Imana bwose muri Kristo. Ukuzura k'Imana bwose kuri muri Kristo, kandi namwe mwuzuriye muri we. Mpereza amen aho. Muri wowe ikintu kituzuye kigiye gukurwaho, ugiye kuba wuzuye mu izina rya Yesu. Mu buryo bw'umwuka ugiye kuba wuzuye, ku mubiri ugiye kuba wuzuye, ndetse n'ibice byose by'ubuzima bwawe ugiye kuba wuzuye mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riti kandi namwe mwuzuriye muri we, ari we mutwe kandi akaba ari hejuru y'abanyabutware n'abanyabushobozi bose. Ni gute twakira ibyuzuye? Ni gute twinjira muri ibyo byuzuye Imana itanga? Ni gute twakira ibyuzuye Uwiteka Imana itanga? Byose
ni kubwo kwizera, tubibona kubwo kwizera. Ibyo byose igihe uraho ukizera umwami Yesu Kristo, kwizera kwawe ntago kugutenguha, kwizera kwawe ntago kuri bunyeganyege, kandi urakira ibyuzuye. Abaroma igice cya 5 umurongo wa mbere, Abaroma 5 turebe icyo ijambo ry'Imana ku murongo wa mbere hagira hati, nuko rero ubwo twatsindishirizwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Rero kugira ngo tugire amahoro ku Mana ntidukeneye kwiriza ubusa, dukeneye kwizera umwami Yesu Kristo tukihana gusa. Amaraso ye yaramennye, nicyo gituma tubona impinduka. Dufite amahoro ku Mana kubwo umwami wacu Yesu Kristo. Kabiri, wadushyikirije ubu buntu dushikamyeho kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Tuze mu byakozwe 15, tuze ngwino mu byakozwe 15, ibyakozwe 15 umurongo wa 9, ibyakozwe 15 umurongo wa 9. Ibyuzuye harimo n'agakiza tukabona kubwo kwizera, ibyuzuye harimo no kwezwa tukubona kubwo kwizera. 15 umurongo wa 9, Bibiliya iravuga ngo ntiyashyiraho itandukaniro ryacu nabo, ahubwo yogesheje imitima yacu yabo kwizera. Izera umwami Yesu Kristo urabona agakiza, izera umwami Yesu Kristo urezwa. Sibyo gusa, niba urwaye ukizera umwami Yesu Kristo ukira indwara kubwo kwizera. Ibyakozwe igice cya 3, ibyakozwe igice cya 3 umurongo wa 16, umurongo wa 16, reba icyo ijambo ry'Imana rivuga, riragira riti, kandi uyu uwo mureba kandi muzi, kuko yizeye izina ry'uwo niryo rimuhaye imbaraga, kandi kwizera hawe n'uwo niko kumukijije rwose imbere yanyu mwese. Kwizera kugiye gukura indwara mu mubiri wawe, kwizera kugiye gukura ubumuga mu buzima bwawe. Ni wizera umwami Yesu Kristo ukamenya uti, kubw'imibyimba Yesu yagize ndakira indwara. Kwikira indwara kuje kugusanga. Isezerano ry'imbaraga z'umwuka ndetse no kubatizwa mu mwuka wera n'imbaraga z'umwuka wera riboneka kubwo kwizera. Abagalatiya 3, Abagalatiya 3:14, Abagalatiya 3:14 hagira hati, ngo kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga kubw'umwami Yesu Kristo, kugira ngo ese urumwe muri bo, ndavuze ngo urumwe muri bo, urumwe muri bo, ngo kugira ngo duhabwe isezerano riduhesha wa mwuka kubwo kwizera. Twakira imbaraga z'umwuka wera, twakira isezerano ry'umwuka wera kubwo kwizera. Hanyuma muri ibyo bishuko n'ibigeragezo byose uzanesha. Nimo ndavugisha abanesha, ndavuze ngo uzanesha. Ese tunesha dute? Tunesha kubwo kwizera, kubwo kwizera nshuti yanjye. Yohana wa mbere 5 umurongo wa 4, Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 4, umurongo wa 4 Bibiliya iravuga ngo, kuko ibyaha byawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uko niko kunesha kwanesheje iby'isi, ndetse n'ukwizera kwacu. Iyi niyo ntsinzi, iyi niyo ntsinzi, uko niko kunesha kwanesheje iby'isi n'ukwizera kwacu. Umwambi wose wa sekibi, umwambi wose wa Satani, umwambi wose w'abagome uzaza ugusanga ntuzagukoraho, ntago uzakugeraho. Ariko gute? Turebe Abefeso 6:16, Abefeso 6:16, Abefeso Abefeso 6 umurongo wa 16. Bibiliya iravuga ngo, kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi yose yako muriro. Imyambi ngahe yose ishobora guturuka mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru. Niba ufite kwizera uzazimya iyo myambi yose mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo, kandi kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzajimisha imyambi yose wa mubi yako muriro. Mwakira agakiza k'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka, ariryo jambo ry'Imana. Ibyo Uwiteka Imana arimo atubwira nuko yaduteguriye buri kimwe cyose, yaduteguriye ibyuzuye, kandi dushobora kwakira ibyuzuye kubwo kwizera. Tujye muri Mariko 11, Mariko ubutumwa bwiza 11:22, Mariko
11 2 kabiri 11 2 kabiri. Yesu aramusubiza ati mwizere Imana. Mwami Yesu ari kukubwira uyu mwanya, izere Imana, uwo musozi ugiye gushinguka imbere yawe. Izere Imana, iyo ngorane ufite igiye gukemuka. Izere Imana, ibyo bitera ubwo ubuzima bwawe uyu mwanya niryo herezo mu izina rya Yesu. Mwizere Imana, niko Yesu yavuze ati ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Akizera mu mutima we yuko ibyo avuze yabibona, azabona icyo azavuga cyose. Reka mbyishyireho ndibugire icyo ndibuvuge cyose. Reka mbyishyireho ndibugire icyo ndibusabe cyose. Umurongo 24 manuka ku 24 reba icyo havuga. Nshuti yanjye, nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizeye yuko mubihawe kandi muzabibona. Ndavuze ngo muzabibona, ugiye kubibona ndetse uhereye uyu mwanya wa none aha mu izina rya Yesu. Tuje ku ngingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu tugiye kureba imbaraga zo kwiyiriza ubusa mu gihe cy'isezerano rishya. Imbaraga zo kwiyiriza ubusa muri iki gihe cy'isezerano rishya. Tugaruke muri Mariko igice cya 2. Mariko igice cya 2 umurongo 20. Mariko igice cya 2 aho tugiye gusoma umurongo 20. Umurongo 20 ugira uti ariko iminsi izaza. Yesu yaravuze ati hari iminsi izaza, hari igihe kizagera ubwo umukwe azabavanwamo, nibwo bazahera ko babone kwiyiriza ubusa. Ubwo umukwe azabavanwamo, azaba atakiri kumwe nabo, nibwo bazahera ko babone kwiyiriza ubusa muri iyo minsi. Yesu yaravuze ati ibihe bizabaho, avuga ati hari igihe mutazaba muri kumwe n'umwami Yesu umubiri ku mubiri. Bigaragara ko umukwe yagiye mu ijuru. Usa naho uvuga uti ndi kureba simubona. Ndabifata muri ubu buryo. Hari igihe ushobora kuba ufite ikibazo ugasaka Imana ntuyibone, ugasenga Imana ntuyibona. Ati umwami wanjye ari he, unkiza indwara ari he, umucunguzi wanjye ari he, umukwe ari he. Birasa naho ntandukanye nawe. Yesu ati icyo gihe hariho icyuho, n'icyo gihe hari icyo ukeneye. Bigaragara nkaho umukwe mutari kumwe, nibwo ubwirwa ko icyo gihe bazigira ubusa. Yesu yatanze umuyoboro y'uburyo tugomba gusenga. Matayo 6 17. Matayo 6:17 agira hati, Matayo 6:17 ariko weho niwiriza ubusa, wisige amavuta mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo abantu batamenya ko wirije ubusa, kiretse so uri ahiherereye, kandi so ureba ibyiherereye azakugororera. Kwiyiriza ubusa kwawe nukuzaba impfabusa. Kwiyiriza ubusa kwawe nukuzaba uko kwiyerekana. Kwiyiriza ubusa kwawe kugomba kuba kujyanye n'umutima muzima. Ikindi kandi ufite gusenga Imana utitiriza, so mu ijuru azasubiza gusenga kwawe. Matayo 17 dusome umurongo wa 19. Matayo 17 dusome umurongo wa 19. Maze abigishwa begera Yesu biherereye bati niki gitumye twebwe bitunanira kumwirukana. Ati mu gice cya 10 waduhaye imbaraga, kandi tujya hanze abantu benshi bakira indwara, ndetse na Satani n'abadayimoni turabategeka, turabakandagira. Ati ibi byatunaniye, niki cyatumye none ubu ngubu dusenga ntidusubizwe? Yesu ati nukutizera kwanyu. Arabasubiza ati nukwizera kwanyu guke. Ndababwira ko yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi igihe cyawe kirageze, uwo musozi
musozi uri imbere yawe ujye gushinguka. Kandi nibiba ngombwa ko uziyiriza ubusa umunsi umwe, iminsi ibiri, izo mbaraga ziva muri uko kwiriza ubusa, nubwira uwo musozi ugomba gushinguka. Imisozi yanjye yose iri imbere yanjye zashinguka. Ndavuze ngo iyi misozi iri imbere yanjye yose igomba gushinguka. Imisozi yose mu muryango wawe, imisozi yose mu kazi ukora, imisozi yose ahakuzengurutse, nutegereza imbere y'Imana usenga, uwo misozi nuwuvugisha zashinguka. Yesu yaravuze ati, mukavuga mwabwira uyu musozi muti va hano ujye hirya, wahava kandi nta kizabananira. Ese ushaka gute ko nta kintu kizakunanira? Urabishaka ute kugira ngo ho kugira ikintu kizakunanira? Urahari? Nyumva neza, bigomba kuzabaho mu buzima bwawe. Ndavuze ngo bigomba kuzabaho mu buzima bwawe. Ariko bizabaho bite? Reba 21 ujye witondera. Ariko bene uwo ntavanwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiriza ubusa. Gusenga no kwiriza ubusa. Uramutse ufashe icyo kigeragezo nk'uko ukwiriye kugifata, rero ukwiriza ubusa sina ngombwa iminsi myinshi, ibyumweru byinshi, amezi menshi. Ushobora gutangira buhoro buhoro, hanyuma ugatangira ugasoza saa 6 z'amanywa, bitewe nuko nibwo gitangira, ukazakomeza saa 12, hanyuma umutima wawe ukaba uri kuri icyo kibazo uri gusengera. Nubwo wajya ku kazi, nubwo waba uri mu kazi, ukaba uri mu kazi, umutima wawe ukaba uri kubwira Imana uti Mana ntabara. Mu gihe uri imbere yayo ukavuga uti Mana, uyu musozi ugomba gushinguka, ugomba kugenda. Urimo urakora, uyu musozi ugomba kugenda. Wareba hirya, uyu musozi Mana ugomba gushinguka imbere yanjye. Wenda uratahutse uvuye ku kazi saa 11, saa 12, ukavuga uti rero Mana, nshaka gufata ku mahembe y'igicaniro, kandi uyu musozi wanjye ugomba kutegeka. Ndategetse musozi, soka mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Uzagenda. Ndavuze ngo uzagenda. Uwo ariko bene uwo ntakurwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Mwibuke itorero rya mbere ryarasengaga pe rikaniyiriza n'ubusa. Tuze mu Byakozwe 13, ibyakozwe 13 umurongo wa 2. Byakozwe 13 uwo murongo wa 2. Umurongo wa 2 uravuga uti ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa. Urabona ibyo? Kuko Kristo yari yaragiye mu ijuru, umukwe yari yaragiye mu ijuru, bari hano kuri iyi si. Ikindi kandi umurima wari ukeneye gusarurwa, wari weze, bari bakeneye imbaraga, bari bakeneye ubutwari bwo kugira ngo bajye mu murima, bajye gusarurwa ibisarurwa. Bibiliya iravuga ngo ubwo basengaga Imana biyiriza ubusa, umwuka wera yarababwiye ati mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorera umurimo nabahamagariye gukora. Nuko bamaze kwiyiriza ubusa, bayibirizaga ubusa, babona ubu butumwa, bakomeza kwiriza kugeza ubwo basozaga. Nuko bamaze kwiriza ubusa no gusenga, bahera ko babarambikaho ibiganza, barabohereza. Nuko batumwe n'umwuka wera bajya i Serukiya, batsukiraho, barambuka bafata ikupuro. Icyo ndi kuvuga nuko izo ntumwa n'ababigishwa basengaga kandi bakagera n'ibihe bafata mbere yo kwiriza ubusa. Igihe umuntu avuga yuko yuzuye umwuka wera, afite agakiza, avuga ngo sinziruza ubusa mu buzima bwanjye. Niba ushaka imbaraga nyinshi, niba ushaka ubutwari, niba ushaka amavuta, niba ushaka ko aya mavuta avunagura ingoyi zose yagira mu buzima bwawe, niba ushaka umusaruro no kwera imbuto nk'uko tubibona mu itorero rya mbere, imbaraga z'Imana ugomba kujya ufata ibukiriza ubusa kandi uzazigira mu izina rya Yesu. Tuze mu Byakozwe 14. Byakozwe 14 umurongo wa 21. Umurongo wa 21 hagira hati bamaze kubwira abantu ubutumwa bwiza muri uwo mudugudu no guhindura benshi abigishwa, basubira i Lusitira no muri Ikoniyo no muri Antiyokiya. Muri Antiyokiya bakomeza imitima y'abigishwa, babahugura ngo bagumirize kwizera. Reba uko babahuguraga ngo bagumirize kwizera, ngo bakomeze kwizera. Bababwira uburyo dukwiriye guca mu makuba
menshi niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Ibigeragezo uzahura nabyo byose uzanesha, amakuba uzahura nayo yose uzanesha. Turebe umurongo wa 23. Nuko bamaze kubatoraniriza abakuru mu matorero yose, basenga biyiriza ubusa, babaragiza umwami Yesu uwo bizeye. Basenga biyiriza ubusa, babaragiza umwami Yesu bizeye. Babaragiza ne? Umwami Yesu bizeye. Turebe Abakorinto ba mbere igice cya 7. Ese ukwiriza ubusa nukwaburi mwizera nukwaburi umwana w'Imana wese. Reka turebe Abakorinto ba mbere 7 umurongo wa 5. Bibiliya ivuga ngo ntimukimane keretse ahari musezeranye igihe. Hano arabwira umugabo n'umugore abo bashakanye igihe babana yuko badakwiriye kwimana, Bibiliya ivuga ngo ntimukimane keretse ahari mwasezeranye igihe, kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere guhura Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. Umugore ashobora kubwira umugabo ngiye gufata agahe ko kwegera Imana. Umugabo ashobora kubwira umugore wanjye ngiye gufata agahe ko kwegera Imana. Bagasezerana batyo, bakumvikana batyo. Umugore yabikora, umugabo yabikora, kugira ngo mujye mubona uburyo mufata agahe ko gusenga no kwiriza ubusa, hanyuma mukongera mukagira igihe cyo kwegerana. Ikindi, ntabwo ugomba guhera muri uko kwiriza ubusa ngo biheremo, hagomba kuba wigiye, mugomba kongera mu kwegerana. Turebe uko Pawulo yatangiye ubwo yakizwaga. Ibyakozwe 9 umurongo wa 9. Hano turabona Pawulo intumwa yari akiri Sawuli amaze gukizwa. Turebe ibyo yakoze. Ibyakozwe igice cya 9 umurongo wa 9. Sawuli arabyuka, arambuye amaso, umurongo wa 9, amarayo 3 atareba, atarya kandi atanywa. Iminsi 3 yo kwiriza ubusa. Iminsi 3 mu buzima bwe nk'umwizera, mu buzima bwe nk'intumwa, mu buzima bwe nk'umukozi w'Imana, yakomeje kujya yiriza ubusa, kuko turabona ku itangira ry'urugendo rwe rwa gikristo. Reba rero amaze guhinduka intumwa, aho tugiye kureba Abakorinto ba 2 11. Abakorinto ba 2 Abakorinto ba 2 11 umurongo wa 27. Aho Pawulo yagize ati mu miruho n'imihati mba maso kenshi, ngira inzara n'inyota, nirirwa ubusa kenshi, nicwa n'imbeho, nambara ubusa. Urumva ibyo ngo niyiriza ubusa kenshi. Turabona ko nyuma yuko ahinduka intumwa yafataga ibihe byo kwiyiriza ubusa. Pawulo intumwa yari umukozi w'Imana ndetse n'intumwa ifite discipline. Uhereye ku itangira ry'umurimo agikizwa, yafashe igihe cyo gusenga no kwiriza iminsi 3. Mu buzima bwe ari umukozi w'Imana, ari intumwa, yakomeje akajya afata ibihe akiyiriza ubusa, akaba imbere y'Imana. Ibyo ntabwo byagabanyije inshingano yari afite, ndetse nta nubwo byanamwambuye n'umurimo Imana yamuhaye. Ese ni uwe musaruro tubona mu buzima bwa Pawulo intumwa, kuba yayirizaga ubusa agasenga Imana? Turebe umusaruro byazanye. Ibyakozwe 13. Turebe umusaruro byazanye. Nuko imbaraga z'Imana zari mu buzima bwe, imbaraga z'Imana zizaba mu buzima bwawe. Mwampereje amen aho. Ngwino mu Byakozwe 13. Ibyakozwe 13 umurongo wa 8. Umurongo wa 8 ugira uti nuko Eruma w'umukonikoni, izina rye niko risobanurwa, abagisha impaka, ashaka kuyobya uwo mutware ngo atizera. Maze Sawuli ariwe Pawulo yuzuye umwuka wera aramutumbera ati, wa muntu we wuzuye uburiganya n'ububi bwose, wa mwana wa Satani we, wa mwanzi w'ibyo gukiranuka byose we, ntuzarurira kugoreka inzira z'umwami Imana zigororotse. Nuko dore ukuboko k'umwami kuraguhannye, uraba impumyi
utarora izuba ubimarane iminsi. Muri ako kanya igihu kiramugwira, n'umwijima ucura mu maso ye, ararindagira akaba ashaka abo kumurandata. Uwo mutware abonye ibibaye, arizera atangarira kwigisha k'umwami Yesu. Uyu mugabo yari afite imbaraga z'Imana pe, uzazigira. Ariko ntabwo cyari ikintu cyoroshye, ntabwo bwari ubuzima bworoshye bwo kurya akavutura, akanywa akavutura, avuga ati sinabura ifunguro rya mu gitondo, rya saa sita, rya nijoro, hari ibi ugomba gufata, ibyo byo kurya ukabireka ugasengukiriza ubusa, nibwo imbaraga ziziyongera mu buzima bwawe. Ibyakozwe 14 umurongo wa 7, Bibiliya iravuga ngo umurongo wa 7, zigumayo zibwira abantu ubutumwa bwiza. Umurongo wa 8, Erusitira hariho umuntu wavutse arimaye ibirenge, ntabwo yari yarigeze atambuka. Uwo yumvise Pawulo avuga, nawe amuhanze amaso, abona ko afite kwizera kumuhesha gukizwa. Avuga ijwi rirenga ati, byuka uhagarara ibirenge ku birenge byawe, weme. Arabaduka aratambuka. Izi zari imbaraga pe, ndavuze ngo zari imbaraga. Turamutse dufite abantu 100 bategereje imbere y'Imana, abantu 100, bene data 100, bashiki bacu 100, bavuga bati tugiye gusenga Imana twiyiriza ubusa kandi dukore ibishoboka byose mu buzima bwacu, twiyambura ibinyoma, twiyambura umutima winangiye, twiyambura intonganya, twiyambura ibicumuro, twiyambura ukutihana, twiyambure ukwirengagiza ijambo ry'Imana, ukavuga uti ngiye gufata igihe cyo kuba imbere y'Imana. Uwiteka azaha agaciro ko kwitanga kwawe, Uwiteka azaha agaciro ko kumaramaza kwawe, kandi imbaraga z'Imana zizagwira muri wowe mu izina rya Yesu. Mureka turebe igice cya 16, Ibyakozwe 16. Turebe imbaraga z'Imana, imbaraga zo gukora k'Umwuka Wera zari muri uyu mukozi w'Imana. Ibyakozwe 16 umurongo wa 16. Bukeye tujya aho basengera, duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni, yungukiraga abashebuja cyane n'ingemu. Uwo akurikira Pawulo natwe, arasakuza ati, aba bantu n'abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Manuka ku murongo wa 18. Iminsi myinshi agwamya kubigenza atyo, ariko Pawulo, muri uyu mugabo hari harimo imbaraga. Ariko Pawulo abonye ko amurembeje, arahindukira abwira dayimoni ati, ndagutegetse mu izina rya Kristo Yesu, muvemo. Amuvamo muri ako kanya, yamusohotsemo ako kanya. Imana igiye kuguha amavuta. Mureka turebe ku murongo wa 25. Umurongo wa 25 hagira hati, ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zerako zirakinguka, iminyururu ya bose irahambuka. Izo mbaraga zishobora kuza ku buzima bwawe, izo mbaraga zishobora kwigaragaza mu buzima bwawe, ariko ugomba kumenya yuko ugomba kugira umutima wo gushaka mu maso y'Imana, ukagira umutima wo guhanga amaso Imana. Ugomba kugira umutima wo kumaramaza uti, sinshaka gukomeza kuba wa wundi, ninjye imbere y'Imana nisunza amasezerano yayo, nitunganyije, niyejeje, niboneje. Ukavuga uti, Mana, ndashaka izi mbaraga ngo njye guhesha icyubahiro, ikindi no kugira ngo mbohore imbohe. Imbaraga zaza ku buzima bwawe. Byakozwe 19. Ibyakozwe 19 umurongo wa 11 na 12. Umurongo wa 11 na 12. Kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye, yakoreshaga ibitangaza amaboko, ibiganza bikomeye bya Pawulo, ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we
bagakira indwara zabo, abadayimoni bakabavamo. Bigiye kongera kuba. Tuze mu Baroma 15, tuze mu Baroma 15 umurongo wa 18. Abaroma igice cya 15 aho tugiye gusoma umurongo wa 18. Umurongo wa 18 hagira hati: sinzatinyuka kugira icyo mvuga keretse icyo nakoreshejwe na Kristo ngo abanyamahanga bumvire Imana. Iyi ni Pawulo wari urimo avuga. Yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'Umwuka Wera. Ibyo byatumye nsohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye Yerusalemu ukazenguruka ukagera i Ruruko, kandi nashishikariraga kuvuga ubutumwa bwiza aho izina rya Kristo ritari ryamenywa, ngo ntubaka ku rufatiro rwubatswe n'undi, ahubwo ngo bemere nk'uko byanditswe ngo abatabwiwe ibyo bazabibona kandi abatabyumvise bazabimenya. Ko bwa Pawulo intumwa bumvise ubutumwa bwiza, nawe ku bwawe abantu bazumva ubutumwa bwiza. Ko bwa Pawulo babonye icyubahiro cy'Imana n'imbaraga zayo, ku bwawe abantu bazumva mu izina rya Yesu. Mureke twongere tugaruke muri Mariko 2. Garuka muri Mariko 2 umurongo 21 na 22. Bibiliya iravuga ngo nta udoda ikiremo cy'igitambaro gishya ku mwenda ushaje, yagira atyo icyo kiremo gishya cyaca uwo mwenda, umwenge ukarushaho kuba mugari. Kandi nta usuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje, wagira atyo vino yaturutsa iyo mifuka, vino igasandara hasi, imifuka ikononekara. Niki yararimo avuga hano? Yararimo avuga ati aba ni abafarisayo bari baje, hanyuma abigishwa ba Yohana nabo bari bahari, baravuga bati niki gituma dukora ibi ariko abigishwa bawe ntibabikore? Yararimo ababwira yuko imigenzo ya kera itagendana n'inyigisho nshya. Yararimo abwiriza ibyo gukizwa, yararimo abwiriza iby'ubugingo bushya, ibyo byari bishya. Yararimo babwira yuko azanye ibyo mu ijuru byuzuye, ibyo byari bishya. Imigenzo yabo ya kera n'imico yabo ya kera ntabwo yagombaga kugendana no gukorana n'inyigisho nshya yarazanye. Yararimo ababwira iki? Yuko imigenzo ya kera ndetse n'ibyo bakoraga mu mategeko ya kera ya Mose yuko bitagendana no gukiranuka gushya kuza kubwo kwizera. N'iki yababwiraga? Yababwiraga iby'imikorere ya kera. Imikorere ya kera yuko itagomba kugendana n'ibyatanzwe n'amasezerano byo mu isezerano rishya, yuko yadusezeranyije ibyo mu mwuka byose, ibyo bikorwa byose byo mu isezerano rya kera bitagombaga kuzanwa mu isezerano rishya. Yararimo ababwira iby'idini yo mu isezerano rya kera, iby'idini ryo mu isezerano rya kera yuko itagendana n'isezerano rishya. Ubu ko turi mu isezerano rishya, yuko Kristo ari we muhuza w'iryo sezerano rishya, kandi yuko batari bakwiriye kuzana iby'idini rya kera n'amasezerano ya kera ibitagomba kuza mu rishya. Yararimo ababwira imyumvire y'urukundo rwa kera, yuko iyo myumvire yo gukunda inshuti yawe ukanga umwanzi wawe, yuko ibyo ngibyo bitakwiriye gukorwa gutyo mu isezerano rishya, yuko mu isezerano rishya uba ugomba gukunda n'umwanzi wawe. Abo mu isezerano rya kera bari imbata z'ubwoba, ariko muri shya turafite ukwizera. Tuba tugomba kuyoborwa no kwizera. Ikindi kandi ntago tuba tugomba kuyoborwa n'ubwo bwoba bwo mu mutima. Yararimo ababwira yuko ibyo bari bafite by'amategeko ya Mose mu isezerano rya kera, yuko byose bitazagendana na Mesiya. Avuga ati ntabwo ibyo byose ariko mwabiterura ngo mubizane,
ahubwo yuko vino nshya ishyirwa mu mifuka mishya. Bishatse kuvuga iki? Kwizera gushya mu cyaremwe gishya. Umuntu wese ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera byose biba bishize, byose biba bihindutse bishya. Ubu rero ufite kwizera gushya ukaba uri icyaremwe gishya. Ikindi, ukwizerwa gushya ku mugaba mushya. Yesu niwe mugaba wacu kandi niwe utuyobora mu inzira, tukaba tumukurikira. Tuba tugomba kugira kwizera gushya, twizera umugaba wacu. Ikindi kandi, ukwizerwa kuri uyu mugaba wacu, niwe mugaba w'agakiza kacu. Ibi ntabwo ari ibi bya kera. Niyo mpamvu bavuga ati mugomba gufata vino nshya mukayigishyira mu mifuka mishya. Hano turimo turavuga rero yuko tugomba kumenya neza yuko umufasha yaraje, ugomba kutuyobora mu kuri kose. Uwo ni umwuka wera. Ikindi kandi, tukagira kuba turi bashya mu buzima bwacu kandi tukagira ubusabane bushya bwo gusabana n'Imana. Iteraniro ry'iki gihe ntabwo ari kimwe no mu rya kera. Bo basegaga Imana mu gutamba ibitambo. Ikindi kandi, amaraso y'ibyo bitambo y'ayo matungo akaba ariyo yakoreshwaga. Ubu ni amaraso ya Yesu Kristo kuko ni iteraniro rishya. Nanone rero dufite ukubohoka gushya dukura ku umujyanama kuko birivuga ko Yesu yaje ari umujyanama kandi akaza ari Imana ikomeye, ari we ugomba kutuyobora. Bitewe n'uko ari umujyanama mushya, tugomba kugira ukubohoka gushya. Nuko mwana rero, n'aba batura musaba mu batuwe by'ukuri. Yesu arakukubwira ngo va mu bya kera, va muri iyo mihango n'imigenzo yo mu bya kera, hanyuma uze mu isezerano rishya. Ikindi kandi, ugira ingeso n'imico mishya. Ikindi, ukwiriza gushya, ufite imyumvire mishya. Atari ukwiriza ubusa ko mu myumvire yo mu isezerano rya kera biriza gusa bakiriza ubusa ariko bakaba batujuje ibisabwa. Yesu arakubwira ati va mu rya kera uze muri shya, ugira imyumvire yo mu isezerano rishya. Ikindi, ufite imyumvire ikwiye. Hano rero Yesu atubwira yuko nidutegereza imbere y'Imana tuzavugururwa mu mbaraga zacu. Wowe uraho ugiye kuvugururwa. Yesaya 40. Ese nturabimenya? Yesaya 40. Ese nturabimenya? Nturabyumva yuko Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'ijuru n'isi, itaruha idacogora. Ikindi kandi, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Iyo niyo iha intege abanyantege nke. Imbaraga ziragutegereje uyu munsi wa none, kandi n'abatishoboye ibongerera imbaraga. Ndetse n'abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko Bibiliya iravuga ngo ariko nubwo ibyo bizamera gutyo, ariko nubwo benshi bazagwa, ariko nubwo benshi bazasubira inyuma, ariko nubwo benshi bazatenguha Imana, rero ibyo byumve. Imana igiye kongera imbaraga zawe, igiye kongera amavuta yawe. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurikisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Igihe cyo kunanirwa kwawe kirarangiye uyu mwanya. Uko gutenebuka kwawe kurarangiye nonaha. Intege nke zawe zirarangiye nonaha. Imbaraga, ubutwari no gushirika amanga bigiye kugwira mu buzima bwawe uhereye nonaha. Kubera iki? Abategereza imbere y'Uwiteka ni wowe mwene da, ni wowe mushiki wa. Haguruka ufata gahe usenge imbere y'Imana. Abategereza imbere y'Uwiteka, abategereza imbere y'Uwiteka bazavugururwa. Ikindi, uzaguruka nk'icyo gisiga cyakagoma, uziruka ntabwo uzacogora, uzagenda ntabwo uzaruha. Fungura akanwa kawe hanyuma usenge Imana.